Hallelujah. Amen, amen. Amashi rero mbere yo kumva ijambo ry'Imana menshi yikubye inshuro nyinshi tuyahe umwami w'abami Yesu Kristo. Amen. Hallelujah. Yohana Umubatiza yaravuze ngo akwiye gukuzwa nanjye ngacishwa bugufi. Ko Yohana mu mwuka yaramumenye. Yamenye Yesu wari we. Hallelujah. Yamenye ko Yesu ari we wamutumye kugira ngo ategure inzira ye. Rero nta muntu n'umwe akwiye kwambura umwami wacu icyubahiro. Hallelujah. Yesu yaravuze ngo bose bakwiye kubaha umwana nkuko bubaha se. Iyo jambo rishwemo ibintu bikomeye cyane. Uvuga ngo yararabwira abayuda bazi ko Imana idashobora kugiranwa n'ikintu na kimwe, ariko ntibamenya ko iyo Mana yeretse Mose ko ariyo yaje muri Yesu Kristo. Niyo mpamvu yababwiye ngo bose bakwiye kubaha umwana nkuko bubaha se. Na niyo mpamvu bashatse kumutera amabuye ngo yigeranije n'Imana, ariko vubaha bazamenya uwo ari we. Imana ihabwa icyubahiro, kuko nta gushidikanya umwami wacu ari ku rugi. Reka rero tudatinze abajya bandika mufata umwandika, ariko si ukwandika gusa, muzajye musubiramo muhasome ibyo mwanditse. Ko Yesu yavuze abari hano kuwa gatanu tumaze kumva ijambo ry'Imana ryatanzwe n'umukozi w'Imana Pastor Felix, twavuze ngo ntabwo ari ukumva gusa, no gushira mu bikorwa. Uyu munsi ijambo ry'Imana riravuga ku byerekeye ingororano kubanesha. Ingororano kubanesha. Ingororano. Mu yindi jambo ibihembo, hari ibihembo. Reka dusome mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko ibice 10 ku murongo 28-31. Mariko ibice 10 umurongo wa 28-31. Nuko Petero aramubwira ati, dore twebweho twasize byose turagukurikira. Yesu aramubwira ati, ndababwira ukuri yuko nta wasize inzu cyangwa bene se cyangwa bashiki be cyangwa nyina cyangwa se cyangwa abana cyangwa amasambu ku bwanjye no kubw'ubutumwa bwiza utazahabwa ibibiruta inshuro 100 muri iki gihe cya none, ari amazu, ari bene se, ari bashiki be, ndetse na ba nyina n'abana n'amasambu hamwe no kurengamo, maze mu gihe kizaza akazahabwa ubugingo buhoraho. Ariko benshi b'imbere bazaba b'inyuma, kandi ab'inyuma bazaba b'imbere. Amen. Amen. Nusoma haruguru habaje inkuru y'umutunzi, le jeune homme riche. Ariya ku murongo wa 17 icyo gice nyine. Ageze mu nzira umuntu azaho ari yirukanka, aramukamira aramubaza ati, mwigisha mwiza, nkore nte ngo mbone kuraga ubugingo buhoraho? Iyo ukomeje gusoma, uyu muntu yari umutunzi, yari afite ubutunzi bwinshi, kandi yari umuntu koko yubaha Imana nk'uko amategeko ya Mose abivuga. Hanyuma yumva Yesu ariho haravuga iby'ubugingo buhoraho, eternal life, la vie éternelle. Noneho azahari ngo nkore iki ndagwe ubugingo buhoraho. Urumva ko iby'isi arabifite, none ashaka n'ubugingo buhoraho. Yesu aramubwira mbere na mbere ati, ntaguze ibyo amategeko avuga, ati byose narabikurikije y'amategeko Imana yahaye Mose. Ngo rero ngo ubuze kimwe rero, ari kuri 21. Ndiyo ndabazana muri context kugira ngo tuze kumva ririya jambo twabanje gusoma mbere. Yesu amwitegereje aramukunda aramubwira ati, ushigaje kimwe, genda ibyo ufite byose ubigure impiya uzifashisha abakene, nibwo uzagira ubutunzi mu ijuru, uhere kuzunkurikire. Amen. Reaction y'uyo mukire byagenze gute? 22.
yumvise iryo jambo mu maso he harahonga agenda afite agahinda kuko yari afite ubutunzi bwinshi. Amen. Yumvise ko kugira ngo yinjire mu bugingo buhoraho hari ikiguzi. Arababara kubera ko Yesu yamubwiye ngo buriya butunzi bwawe genda, amen, haleluya, byose ufite ubigurishe ugaburira abakene maze uze unkurikire. Arababara ahita agenda atamusezeye. Komeza. Yesu araranganya amaso abwira abigishwa be ati, erega biraruhije ko abatunzi binjira mu bwami bw'Imana. Abigishwa be batangazwa n'amagambo ye, nuko Yesu arabasubiza ati, bana banjye, ni ukuri biraruhije ko abiringiye ubutunzi binjira mu bwami bw'Imana. Icyoroshye ni uko ingamiya yanyura mu zuru y'urushinge kuruta ko umutunzi yakwinjira mu bwami bw'Imana. Barumirwa cyane bati, ubwo bimeze bityo ninde ushobora gukizwa? Yesu arabitegereza arababwira ati, ibyo ntibishobokera abantu, ariko ku Mana siko biri, kuko byose bishobokera Imana. Amen. Amen. Hari ijambo rikuru hariya yavuze, ntabwo Yesu afite ikibazo n'ubutunzi bw'abantu, kuko yaje kuvuga ngo biragoye kubiringira. Iyo jambo muri surinye, kutunga kugira ibiyisi ntabwo ari cyo cyaha, ahubwo kubyiringira, kuko niryo jambo mukwiye kumenya ngo ceux qui se confient dans les richesses. Kuko iyo uyiringiye ikintu amaherezo gihinduka imana yawe. Imana ihabwa icyubahiro. Nivuga ngo uriya mutunzi le jeune homme riche là, ntabwo ikibazo cye ari ubutunzi. Yesu hano ahishuye umutima wuriya mukire. Nubwo yakurikije amategeko y'Imana, ariko umutima we ntabwo wari wiringiye Imana. Umutima we wiringiraga ubutunzi bwe. Hano umwami arashaka kuvuga ku byerekeye kwiringira ikindi icyo ari cyo cyose, yaba ibintu yaba abantu, ko ari cyo cyaha gikomeye kwiringira. Iki gitondo wiringiye iki? Ijambo rirakubwira wiringiye iki? Uyu mwanya twebwe rero turi mu mwanya w'uyu mutunzi. Murabona ko reaction yagize reaction ibabaje. Yahise agaragaza yuko ubutunzi bwe bufite agaciro kuruta ubugingo buhoraho. Murabona ko dushobora kwibesha yuko twizera Imana, yuko twubaha Imana, yuko turi mu nzu y'Imana, yuko turajya mu ijuru, ariko Imana ipima imitima. Muzi ko Imana igipima imitima? Yandi babizi ko Imana ifite iminzani ipima imitima. Ntabwo ari ibintu duhimba. Wamona Nebukadinezari Beshasari byagenze gute? Mene tekeru farisini, ari amagambo yavuye mu ijuru n'ikiganza kikandika ku rukuta ibwami, bari mu minsi mikuru banywa vino banezerwa. Daniel yaje gusobanura ibyo bivuga ngo Imana yagupimye isanga ntushitse. Nuva ko dupimwa, Imana iradupima, gukiranuka kwacu Imana iragupima. Na niyo mpamvu bivuga ngo ntihazagire umuntu yiringira jijuma ye, ntuziringire wowe kwipima kwawe, kuko iminzani yawe ntabwo ariyo y'Imana. Niyo mpamvu Dawudi yavuze ngo mwami uzajya undondora muri jyewe urebe ko ntari mu nzira y'irimbukiro, kuko ushobora kwibeshya, kuko ngo nta kintu gishukana kurusha umutima w'umuntu. Ubwe muti amen. None se uriya mukire umunzani w'umwami ntiwamugaragaje? Am I talking to somebody? Ntiwamugaragaje? None se aho atuye abantu bamuzi ntibavuga ngo ntawe ukiranuka kuruta uriya muntu? Kandi ntabwo yabeshe Yesu, yavuze ngo
ari amategeko yose narakurikije, si niba, si nsambana, si byose arabivuga. Ntabwo ari barabeshya, kuko Yesu ntiyamubwiye ngo urabeshya. Nuvuga ngo gukiranuka mu maso ye no mu maso y'abantu yari umuntu adafite icyo umuntu yamukemangaho, ariko gukiranuka imbere y'Imana biratandukanye n'ibyo. Niyo mpamvu igihe cy'urubanza tuzatangara tuzatangara, kuko iminzani y'Imana tuzasanga itandukanye n'iyacu. Kenshi abantu dushima mu isi si ukuvuga ko ariko bashimwa mu ijuru, ko biratandukanye. Rogare y'Imana, uko Imana ireba ibintu bitandukanye n'uko abantu bareba ibintu. Uyu mutunzi rero ngo yahise agira agahinda kenshi, ntago ugiye mbona musezera. Mwigeze muba musezera? Yahise akasiko ikorosi agenda afite agahinda uko yasanze kwikura biriya bintu kubw'ubugingo buhoraho ngo akurikire Yesu, abona ko icyo kizamini kiragoye. Nubona ko uriya yari afite ubutunzi bwinshi, natwe dufite duke byatugora. Nubwo akwete genda rureke kariya kagare kawe unkurikire, ekada. Murumva imitima yacu ifite ibibazo. Kuva Adamu na Eva baguye mu cyaha, imitima y'abantu yahise icurama, yahise irarikira. Mbere yari imitima ireba kuri Jehova, bamaze gukora icyaha imitima iracurama ireba mu isi. Mwabibise uko Imana yayiteretse mu bantu ikibarema, icyaha kimaze kwinjira byahise bicurama rero. Na niyo mpamvu mu gifaransa ba échelle de valeur, uko ibintu bitondekanye mu giciro cyabyo byahise bicurama. Iby'Imana ishira imbere byahise bishigwa inyuma, n'iby'Imana ishira inyuma y'ibindi nitwe twabishize imbere. Turaza kubibona kugeza aho turi kumwe. Amen, amen. None rero hari abagabo rero bari aho bakurika ibiganiro hagati ya Yesu n'uriya mukire. Uriya mukire amaze kugenda igizamini kimunaniye none ngo Petero aramwegera. Petero byamukozeho. Ariya neti mukunda dusomeye kuri 38 no gusubiramo. Nuko Petero aramubwira ati, dore twebweho twasize byose turagukurikira. Yesu aramubwira ati, okay, merci. Petero aramubwira ngo twe twasize byose. Uriya mugabo yego ikizamini cyamunaniye, ariko twebwe urabizi twarabisize. Biriya yanze gusiga ngo kurikira, twebwe twarabisize. Je Petero nari mfite umugore, nari mfite urugo rwanjye, narabiretse ndagukurikira. Nari mfite business, company yo kuroba, narayisize. Nabo ba Yohana niko bimeze, basize se Zebedayo na nyina n'amato, byose twarabisize turagukurikira. None se twebwe bizagenda gute? Petero arashaka kumenya rero ingororano. Imana ihabwe icyubahiro. Hallelujah, amen. Uriya mukire we byamunaniye kureka ibyo afite. Twebwe rero twarabiretse, turi hano imbokoboko ntacyo dufite. Jewe mu cyumweru ninjizaga $1 amato yanjye amafaranga yinjizaga amashekere, muri Israel ni shekere. None kuvaho waduhamagaye nta gafaranga kinjira. Sinzi n'umugore wanjye n'abana uko babayeho, byose twarabiretse gukurikira. None bizagenda gute? Niho Yesu yavuze aya magambo. Kaneti mukunzo yakomeze. Yesu aramubwira ati, ndababwira ukuri yuko nta wasize inzu cyangwa bene se cyangwa bashiki be cyangwa nyina cyangwa se cyangwa abana cyangwa amasambu ku bwanjye no kubw'ubutumwa bwiza utazahabwa ibi biruta inshuro 100 muri iki gihe cya none. Mbere yuko akomeza hano aravuga ibintu byo mu gihe cya none, ibyo mu bisurinye.
amasambu, ba mama, ba papa, bashiki bacu, ibiki byose, ba fiance, mwabyumvise, ibi byose, amamodoka n'ibiki byose nibyo mu gihe cya none. Ngo ababisize ku bwanjye n'ubutumwa bwiza. Yesu aramubwira ati, ndababwira ukuri yuko nta wasize inzu cyangwa bene se cyangwa bashiki be cyangwa nyina cyangwa se cyangwa abana cyangwa amasambu ku bwanjye no kubwo ubutumwa bwiza utazahabwa ibiruta inshuro 100 muri iki gihe cya none, ari amazu, ari bene se, ari bashiki be ndetse na ba nyina n'abana n'amasambu hamwe no kurenganywa, maze mu gihe kizaza. None avuze rero mu gihe kizaza akazahabwa ubugingo buhoraho. Amen. 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 Hari impamvu Yesu yabitondekanije gutyo. Amasambu ntabwo tuyatunga mu ijuru, nayo mu isi, iyo dupfuye arasigara mu isi. Inshuti dufite mu isi tuzisiga mu isi, imiryango tuvukamo tuyisiga mu isi. Ibi byose yavuze mbere nibyo bifite akamaro mu gihe cya none. Iby'ubugingo buhoraho nibyo mu gihe kizaza. Mu kwizera, twebwe abamwizeye Yesu dufite ubugingo buhoraho mu kwizera, ariko turacyari aho mu gihe cya none. Niyo mpamvu tugikenera amasambu, tugikenera amazu, tugikenera ibyo byose yavuze. Kubera iki umwami yabanje kuvuga ibyo mu gihe cya none? Imbere y'Imana ikiruta ibindi ntabwo ari byo mu gihe cya none. Biriya yavuze byo mu gihe kizaza nibyo bifite agaciro imbere yayo. Mwabyumvise? Iby'ubwami bw'ijuru nibyiteka, tubaza kubyumva. Biriya yavuze mbere nibyo mu gihe cya none kigufi turimo, kuko iyo dupfuye nta na kimwe tujyana. Ariko nibyo yabanje kuvuga. Kubera iki? Kubera ko ariwe arasubiza ikibazo cy'abapetero, kuko ibyo byo mu gihe cya none ngo nibyo basize ku bwe n'ubutumwa bwiza. Mwabyumvise? Mwabyumvise? Ni ukuvuga ngo Petero yavuze ngo biriya uriya mukire, le jeune homme riche, uriya mukire, muva ko yakiri umuto, ntabwo yarakuze cyane, yari umutunzi. Uriya mukire ibyamunaniye kureka nibyo mu gihe cya none, nibyo ahambiriyeho umutima we. Yabirutishije ibyo mu gihe kizaza. Niyo mpamvu yahise agenda afite agahinda, atanasezeye umwami. Ibyo rero twebwe twarabiretse ku bwawe n'ubutumwa bwiza. None twebwe bizagenda gute? Mu ijambo rimwe, ingororano yacu izaba niyo Yesu yavuze ngo nta wasize ibyo byose abantu batunze muri iki gihe akaba yarabitunze akabisiga ku bwanjye n'ubutumwa bwiza, atazabura mbere na mbere kubigororerwa muri iyi si. Iyo ni ingororano ya mbere ijyanye no mu gihe cya none. Ngo no mu gihe kizaza, yavuze mu gihe cya none azagororerwa ibyo nyine bikubye inshuro 100 akeneye muri iyi si, no kurenganwa, kuko nimubaho nk'uko ubutumwa bwiza buvuga isi zabarenganya. Ngo no mu gihe kizaza mukazagororerwa ubugingo buhoraho. Umwami kuko azi abantu, imiterere yabo, yashakaga guhumuriza abapetero ku byo bashobora kumva, kuko najya kubabwira ibibategereje mu ijuru ntibashobora kubisingira, babone ko bafite ingororano iruta ibintu byose abantu batunze mu isi. Yabanje kubabwira ingororano bashobora kumva, ingororano yo mu gihe cya none, kuko nibyo basize ku bwa Yesu. Ariko iyo abwira abantu b'umwuka yari kuhindura ibintu, yari kubanza kubabwira ingororano yo mu ijuru idashira idasaza
ibategereje. Hanyuma bya bindi by'amasambu n'ibiki dukeneye muri isi n'amafaranga akabivuga nyuma. Ariko kuko bari mu ruwego runaka rw'imitekerereze, ntibari gusingira ingororano yo mu ijuru uburemere bwayo. Niyo mpamvu mbere yuko asubira mu ijuru akavuga ibyo kuzaza k'Umwuka Wera mufasha, hari ijambo yavuze kadusome. Niyo muhita mwumva impamvu umwami yashubije kiriya kibazo Petero muri iriya ordre, muri buriya buryo. Amen. Yohana 16:12. Ubutumwa bwiza bwa Yohana 16:12. ndacyafite ibyo kubabwira byinshi, ariko ubu ntimubasha kubyihanganira. Amen. Amen. Murabyumva? Hanyuma murukurikira, uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose. Nishaka kubabwiraho. Murumva? Nuvuga ngo ndacyafite byinshi byo kubabwira, ariko ntimushobora kugira gute? Kubyihanganira. Bien Gifaransa ngo j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Ngo ntabwo mufite, ntabwo muragira ibitugu byo guheka ibyo uburemere bw'ibyo nakifuje kubabwira. Pepe yabona Yesu, pepe yabona Yesu. Hallelujah. Mu ijambo rimwe, ntabwo mufite muragira ibitugu, wabyumvise, byo guheka uburemere bw'ibyo nakifuje kubabwira, ariko mbirekeye Umwuka Wera, kuko we naza azabanza ategura ibitugu byanyu bibashe guheka revelation nifuza kubaha. Piga makofi kwa Bwana Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. Tuza kubona ni ibiki aravuga hano. Nuvuga ngo ziriya ngororano yazipanze kuriya kuko ibitugu byabo ntibifite imbaraga zo guheka revelation mu ijuru. Baracyara abantu ba kamere, bakwiye guhabwa igisubizo cya kamere. Wa kamere ubutunzi aburebesha amaso, ariko uw'umwuka arebesha umutunzi amaso y'umwuka. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ihabwa icyubahiro. Ntabwo muzi ko Yesu yabwiye itorero rya Laodikiya yaribwiye iki? Wita ko utunze ariko uri umutindi. Nuvuga ngo mu buryo bw'isi ibyo twita ubutunzi si by'Imana yita ubutunzi. Nuvuga ngo uriya mugabo w'umukire yagiye afite agahinda kubera yuko ubutunzi Imana ivuga yabuteye umugongo, yihambira ku butunzi Imana idafata nk'ubutunzi. Mwabyumvise? Biragoye. Wa kamere ntashobora gusingira amagambo ya Yesu nk'uko uriya mugabo byamugoye, kuko we yise ko none se ntiyapfuye? Yarapfuye ntiyapfuye? Igihe kigeze ntiyapfuye? None se bwa butunzi burihe? Yabusize mu isi, kuko nubwo mu gihe cya none ntibukora mu gihe kizaza, bufite akamaro mu gihe cya none. Imana ihabwa icyubahiro. Hallelujah. Hallelujah. Noneho Yesu akomeza kubabwira, abakomeza kugira ngo bamenye ingororano ifatanya n'umuhamagaro we, kugira ngo abantu bamukurikire ndetse bakorere ubutumwa bwiza bw'ubwami. Dusome muri Luka 22:28-30. Nimwe mwagumanye nanjye twihanganana mu byo nageragejwe, nanjye mbabikiye ubwami nk'uko data yabumbikiye, kugira ngo muzarye munywe mwegereye ameza yanjye mu bwami bwanjye, kandi muzicara ku ntebe z'icyubahiro, mucire imanza imiryango 12 y'Abisirayeli. Amen. Amen. Nashaka kubabaza, iyi ngororano niyo mu gihe kizaza cyangwa ari mu gihe cya none? Mu gihe kizaza. Niko mwibaza.
bougez les méninges une seconde, mukoresha umutwe n'umwuka. Yamaze kubabwira muri Yohana 16 na kangahe? Yohana twasoma 16 yuko mfite ibyo nakifuje kubabwira ariko nimushobora kubyihanganira ubu. Vous ne pouvez pas les porter maintenant. Nuvuga ngo nabakamere ntibarahabwa umwuka, ntibashobora kwakira amagambo ya revelation yo guhishurirwa ashaka kubaha. Mu ijambo rimwe ntibashobora gusingira ibyo mu gihe kizahaza, ko ni dimension yo mu mwuka. None hano ko batarakira umwuka wera, Yesu ntabwo arapfa, ari hafi gushyirwa ku musaraba, ariko ntabwo arajya ku musaraba. Ariko mu minsi iri imbere, uhereye aha rero aravugana na ba Petero, azafatwa ashirwe ku musaraba, hanyuma apfe, bamwice, ahambwe, umunsi wa gatatu azuke, hanyuma ajye mu ijuru, noneho umwuka abone kuza. Hano rero ntabwo umwuka araza, none yabahaye ibyo mu gihe kizaza cyangwa mu gihe cya none. Mwabonye ntabwo byoroshye. Abayuda akamabwira, abayuda baturusha ikintu kimwe, kuko ni ibintu multimillénaire, ni umuco batojwe na basekuruza, ikintu kita méditer la Torah, gusoma isano rya kera, amategeko ya Mose, ibitabo bya Mose, ibitabo by'abahanuzi, amazaburi niki, biriya twe dufite mu isano rya kera bo bagita Torah. Torah ni ijambo ry'Igiheburayo rivuga enseignement, kuvuga ngo ijambo ryigisha, amategeko yigishwa, Torah. Umuyuda w'ukuri, pana bariya bamaze kuba nk'abanyamahanga bandi, abakomeje mu idini ry'abasekuruza babo, batozwa ikintu byita meditation. Uzabona bamwe bakunda kureba amateka cyangwa bakakurikira n'amakuru haba muri televiziyo n'iki byose, iyo berekanye Jerusalem n'iki, muzabona iyo bari kuri kwa rukuta rwasigaye gwiriya ngoro ya kabiri bagira gutya, sibyo? Basoma nguvuga ngo bazisana ryakira mu mutwe n'umwana muto, uko bagira asoma umurongo umwe akawusubiramo gira gutya kugezaho uzinjira. Kandi si ibyo gusa, bagabatuna umwanya wo gutekereza kuri iryo jambo. Twebwe rero abarokore dufite ubute bwo gufata ijambo ry'Imana ukaritekerezaho, kuko ntabwo uzinjira muri profondeur, ni muzinjira mu bijyepfo by'ijambo ry'Imana udafite umwanya wo kurisoma no kuritekerezaho. Ayubise. Amen. Hallelujah. Hano rero umwami arababwiye ngo ni mwebwe mwabanye nanjye mu byo nageragejwemo iyi myaka 3 n'igice tugendana, mwumva yenda kugera Igorogota, sibyo? Iyi myaka 3 n'igice tugendana, ibyo nageragejwemo byose twari kumwe namwe. Mwabyumvise? Amen. None mbabikiye ubwami nkuko nanjye data, amen, yambikiye ubwami. Bongera basomera ari ahantu muri iriya Luka 22:28-30. Nimwe mwagumanye nanjye twihanganana mu byo nageragejwe. Ni ukuvuga ngo mu byo nageragejwe, kuko iriya myaka 3 n'igice ntabwo byari byoroshye. Mwami yanyuze mu ntambara zikomeye, sibyo? Ntujye ubisoma se? Kuko amagambo ye ntabwo ari ayo muri iyi si. Isi rero ntiyari kumuha ikaze kuko yari umuntu isi ayereka ubugome n'ububi bwayo.
ngo neretse isi ku mirimo yayo ari mibi, ngo niyo mpamvu isi yanyanze. Kuvuga ngo iriya myaka 3 n'igice umwami yavuga ubutumwa yanyuze mu bigeragezo bihanitse, tutaragera no ku musaraba. Mu ivugabutumwa rye yahuye na opposition ikomeye. Komeza. nanjye mbabikiye ubwami nk'uko data Nanjye mbabikiye ubwami nk'uko data yabumbikiye. nk'uko data yabumbikiye. Ngo kandi muri icyo gihe muzagira gute? Muzicara kugira ngo muzarye munywe mwegereye ameza yanjye mu bwami bwanjye. icya mbere muzaba mufite position privilegiée mu bwami bw'Imana. Amen. Twicaranye mwishima. Ntabwo ingororano igarukiye aho. Komeza. kandi muzicara ku ntebe z'icyubahiro mucire imanza imiryango 12 y'Abisirayeli. Amen. Amen. None se iyo miryango 12 ya Israeli bazakira imanza mu ijuru? Iyo usomye Yesaya, amen, ibice 27 ku murongo wa 6, soma mwumve. iminsi izaza Yakobo azashinga imizi, Isirayeli azapfundika arabye ururabyo, kandi bazakwiza isi yose imbuto. Amen. Amen. Hano ni ingoma ya Mesiya y'imyaka 1000. Nuvuga ngo igihe Yesu azagaruka kwima ingoma ye muri iyi si, hano muri iyi si, azaba aje gusohoza amasezerano menshi Imana yahaye basekuruza bariya b'Isirayeli, ariyo masezerano yabwiye Dawidi yuko ingoma ye ni ingoma itazigira igira iherezo. Yesu azaza kwima ingoma muri iyi si. Haleluya. Kugira ngo asohoze isezerano yuko Yesu ni urubyaro rwa Dawidi mu buryo bw'umubiri, azaba aje kubyura amahema ya Dawidi, azaba aje guhagarika ubwami bwa Dawidi. Ni ukuvuga ngo isi izaba iyobowe na Isirayeli kiriya gihe. Ni ukuvuga ngo Isirayeli izabera umugisha amahanga ku ngoma ya Mesiya. Mwabyumvise? Iriya myaka 1000 muzajye muyimenya ni ukuza gusoza ibyasigaye ku masezerano y'Imana kuri Isirayeli. Mwabyumvise? Kuko isi izaba iyobowe na Mesiya, kandi Mesiya ni umuryango wa Dawidi. Ni ukuvuga ngo ingoma ya Dawidi izahera i Yerusalemu igere ku isi yose, ariko atari uriya Dawidi wabayeho hashize imyaka 3000, ahubwo ni umuzukuruza we mu buryo bw'umubiri, ariko mu mwuka ni Imana kandi n'umwami wa Dawidi. None rero iri sezerano, iyo ngororano yabwiye ba Petero, mwayishira hehe? Mu ngororano yo muri iki gihe cya none cyangwa mu gihe kizaza? Harimo urwego mu gihe kizaza, kubera yuko bafite position mu bwami bw'Imana budashira mu ijuru nk'intumwa za Kristo. Ariko kandi hariho n'isezerano yo muri iki gihe cya none, kuko iriya ngoma ya Yesu niyo mu gihe cya none. Igihe cya none mu gisobanura muti? Igihe cya none ni muri karandiriye y'isi. Igihe cyose hakiriho 2005 2000 turi mu gihe cya none. None Yesu nagaruka kwima ingoma bituzaba tukiri mu gihe cya none. Ninde yabyumvise? Amen. Niyo mpamvu batazi Bibiliya, iyo habaye ibibazo bya corona n'ibiki byose, ubukungu ngo ni imperuka y'isi. Ntabwo bazi ijambo ry'Imana. Isi ntabwo iragira kwimperuka. Nubwo itoro ryazamuka, turacyari mu gihe cya none, kubera ko Yesu akwiye kugaruka hano mu isi kwima ingoma ku ntebe ya Dawidi. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Nushaka kumenya ingoma ya Yesu ayizahera, uzajya wibaza ikibazo ngo ese Dawidi intebe ye yari he? New York yari ibihuru, yari ishyamba. Amerika yari itarabaho. Où est-ce que David a régné? David yabaye umwami hehe? Yerusalemu. Ni ukuvuga ngo Yesu azaza
i Yerusalemu ku ngoma yande ya Dawidi. aza baje kugira gute? Gusoza amasezerano menshi harimo n'iri tumaze gusomerwa, Yesaya 27:6. Akabisubiremo. Mukwiye kumenya ibi byose bene data. iminsi izaza Yakobo azashinga imizi. Muvuga ati iminsi izaza yo mu gihe cya none. Iminsi izaza yo mu gihe cya none. Aha, nabwo ari mu gihe kizaza. Isirayeli azapfundika arabya ururabyo, kandi bazakwiza isi yose imbuto. Amen. Ntabwo bavuze bazakwiza ijuru ryose imbuto. Bazakwiza isi yose. Ni cya gihe cy'ingoma ya Yesu Kristo nk'umuzukuza wa Dawidi mu buryo bw'umubiri mu isi. Icyo gihe rero Isirayeli izabe muri position ya leader. Tubyemera tutabyemera, Isirayeli izaridinga amahanga ku ngoma ya Mesiya. Kuko icyo gihe ngo bazerera imbuto amahanga. Mission yabo kugeza no munsi barafeirinze, ntago bayigezeho. Aho ku mucyo w'amahanga nabo bagiye bagwa muri idolatry, bakagwa mu igwamana nk'amahanga yandi. Ariko ku ngoma ya Mesiya, amen, abazamera ku gishitsi cyasigajwe ibihe byose bashatse gutsembwa na Satani binyuze mu ngoma z'isingi za Hitler, igishitsi kiracyahari. Niyo mpamvu uyu munsi Israeli yagarutse mu gihugu cyayo, kubera yuko igishitsi kigira rero kimere. Imana izabavanamo urubyaro, noneho buzerera imbuto amahanga kuri ya ngoma ya Mesiya. Ne soyez pas jaloux, natwe tuzaba turaridinga na Yesu. Twebwe tuzatura aba superviseur babo. Mwabyumvise? Amen. Kuko twebwe turi umugeni wa Kristo. Intebe ye iri hano, turi hano natwe. Imana ihabwe icyubahiro. Israeli rero izerera imbuto amahanga kuri ya ngoma y'imyaka 1000. Ingororano rero Yesu abwiye ba Petero ko azabaha, amen, irimo dimension ebyiri. Hari mu gihe cya none, igihe Mesiya azaza, amen, ba Petero baza bafite autorité ku miryango 12 yabo baturukamo. Mwabyumvise? Kuko hariya mu ijuru ntago hazaba ibintu byo kurobanura imiryango ya Isirayeli n'abandi. Tuzaba twese turi ubwoko bw'Imana. Ariko muri iyi si ko tuzaba turi mu gihe cya none, hazaba hakiriho Isirayeli ku ruhande rumwe n'amahanga ku rundi ruhande. Rero riya sezerano ririmo urwego rumwe rwo mu ijuru kuzanezerwa na Yesu nkatwe twese, amen, nk'abamukurikiye, nk'abamukoreye. Ariko kuri ya ngoma ya Mesiya, par rapport ya bene wabo, baza bari muri position ya leaders. Mwabyumvise? Nuvuga ngo rero ntibarakira umwuka wera ngo abahe ibitugu byo guheka revelation, yongeye kandi kubaha byo mu gihe cya none. Ati rero aba bene wanyu bari barabaseka ko mwarese bise mwankurikira, igihe nzaza ku ngoma hano muzabayobora. Mwabyumvise? Iyo ni imvugo bashobora kumva kuko baracyara bakamere. Amen. Reka rero umwuka wera aze. Icyo gihe rero umwuka rero ntiyazana revelation gusa kuri ziriya ntumwa za Yesu, ahubwo azana revelation ku bantu bose bo ku isi bazumva umuhamagaro we, bakareka byose bakamukurikira. Aho turagera rero mu byesho Yohana. Tugende vuba byesho Yohana. Tusome ziriya zandiko 7, ariko turaza gusoma gusa umurongo umwe kuri buri rwandiko ruvuga ku itorero kugira ngo twumve ibyo umwami avuga. Imana ishimwe. Ibice 2 duhere kwandikwa ku itorero rya Efeso. Soma ku murongo wa 7. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Unesha nzamuha kurya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana. Amen. Uzanesha. Buri rwandiko, buri torero rifite ingororano riri mu isezerano. Hano rero ngo
itoro rya Efeso uzanesha ngo azamuha kurya ku giti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana. Bivuga ngo rero uzanesha ku bantu bose bakurikiye Yesu kuri urugamba rwo gukiranuka rwo kunyura muri iyi si uhesha Imana icyubahiro, ntutinye ibigeragezo n'ibikangisho bya Satani, ngo ufite ingororano yo kuzarya ku giti cy'ubugingo. Bivuga ngo rero ufite ingororano yo kuzabaho iteka ryose. Imana ihabwa icyubahiro. Iyo Umwuka Wera ataza, Yesu agahita akubita ibi bintu kuri ba Petero, ntibari kubyumva. Wabyumvise? Umwuka yaraje noneho ahishure ubugari bw'ibyo Yesu yashatse kuvuga, ariko igihe cyari kitaragera kugira ngo abantu babyumve, kuko Umwuka Wera yarataraza kugira ngo abafungure ubwenge bw'umwuka babitahure. Ingororano ya mbere, ukurikira Yesu muri iki gihe cya none, ibigeragezo akabinyuramo, ntasubira inyuma, aganga amaso uwamuhamagaye, akazarangiza urugendo anesheje. Hano ni ikibazo cyo kunesha. Iyo bavuze kunesha nuko hari intambara. Piga amagofi kwa Bwana Yesu Kristo. Uzanesha, ingororano ya mbere, azabaho iteka, kuko igiti cy'ubugingo kukiryaho ntuzapfa iteka, nibwo bugingo buhoraho. Tugendere ku rwandiko rwa kabiri rwandika itoro rya Simiruna ku murongo wa 11. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero, unesha ntacyo azatwarwa n'urupfu rwa kabiri. Amen. Birumvikana, tumaze kurya ku giti cy'ubugingo, urupfu rwa kabiri nta bubasha rudufiteho. Urupfu rwa mbere ni rw'umubiri, bene Adamu bose barapfa, ariko urupfu rwa kabiri hari abantu rutareba, ni abantu bazaba barariye ku giti cy'ubugingo. Ariko mwumvise ko nabyo biheshwa no kunesha. Tugende rero urwandiko rw'itoro ya Pergamo, amen, ibice 17. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero, unesha nzamuha kuri manu yahishwe, muhe n'ibuye ryera ryanditsweho izina rishya ritazwi n'umuntu wese keretse urihabwa. Amen. Nzamuha kuri manu, amen, nibyo kurya byo mu ijuru bigaburira abantu batakibaswe na kamere y'urupfu. N'amagambo yose tuzajya dukomeza kumira ava mu kanwa k'Imana, noneho tuyireba amaso mu yandi. Ngo ahirwa bafite imitima iboneye, nibo bazabona Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Hano mu isi amagambo y'Imana dufite ni kugira ngo tubashe kumenya Imana, kugira ngo tuyikiranukire tuyikorere, ariko mu ijuru ntabwo ari amagambo yo kugira ngo dukiranuke nta byaha biri hariya, ahubwo ni amagambo gusa tuzakomeza guhabwa kugira ngo dukomeze kumenya infinite y'Imana. Haleluya. Ubugari bwayo budafite iherezo, ibihe bidashira, ntabwo tuzasingira ubugari bwayo. Rizaba ari ishuri ridafite iherezo ryo gutangarira Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Hanyuma kandi ngo tugahabwa akabuye kirabura, akabuye kera kanditseho izina rishya ritamenywa n'uwari wese atari warihawe. Ibya mbere na mbere, akabuye kera, akabuye ni symbole ya stabilité na changement. Nuvuga ngo ukwera kw'Imana tuzaba duhawe kuzaba ari ukwera kw'Imana forever, ntago kuzigera kutuvaho. Hanyuma izina uzahabwa rishya nta wundi ariza atari wowe, kandi iryo zina ukarihabwa n'Imana. Mumenye ngo iyo umuntu abyaye umwana mwita izina. Imana yatubyaye muri Yesu, hari izina Imana iduteguriye yaduhaye. Hanyuma rero kubera iki ari iryawe gusa, ni ukubera ko Imana irebye isi ntabwo ibona miliyari 8 ziri ku isi, ikubona wowe mu buryo bw'umwihariko. Hano nibyo bita la singularité de chacun de nous.
Imana izaba wowe ikumenya, ikuzi, igufata mu buryo bw'umwihariko. Haleluya. Ntabwo izavuga ngo abacunguwe muze, oya, izavuga umwe wese akumva ko ari nkawe wenyine bahamagaye mu izina rye. Mwabyumvise hano? Ni umwihariko wa buri muntu wese mu bakurikiye Yesu Kristo. Reka dukomeze. Mwabyumvise, ndiyo ndiruka. Amen. Urwandiko rwandi ku itorero rya Tuatira. Izi ni ingororano. Haleluya. Umurongo wa 26 na 27, 28. Unesha akitondera imirimo yanjye akageza ku mperuka, nzamuha ubutware bwo gutwara amahanga yose. Nzamuha ubutware bwo gutwara amahanga yose. Murabizi yuko igihe tuzagarukana n'umwami, nababwiye ko Abisirayeli bazaridinga, ariko twe tuzaba tusupervisa isi yose turi kumwe na Yesu. Nuvuga ngo position ya Yesu niyo position yacu mu gihe kizaza. Komeza. Azayaragiza inkoni y'icyuma nk'aho ari inzabya z'ibumba, ayamenagurize rimwe guko nanjye nabihawe na data. Kandi nzamuha inyenyeri yo mu ruturuturu. Ufite ugutwi niyumva icyo Umwuka abwira amatorero. Amen. Muzi ko igihe Yesu azaba ku ngoma hano, hari amahanga azagera igihe ashaka kwivumbura. Rero tuzaba turi kumwe nawe ngo tuyahane. Ninde yabyumvise? Iri sezerano niryo mwisi tugarukanye n'umwami, tuvuye mu ijuru guhabwa amapeti. Haleluya. Nta mukaporari muri waza bahari, mwese muzaba aba generals. Mutangire kwitoza rero. Amen. Haleluya. Kandi ngo azamuha inyenyeri yo mu ruturuturu. Nukuvuga iki? Azamuha inyenyeri mu ruturuturu. Reka maze bivuge niruka. Iriya nyenyeri bavuga mu ruturuturu, kubera ubushakashatsi bumaze kugera kure, n'ibyuma bito telescope bireba kure. Amen. Abanyamerika bohereje telescope yindi nshasha ntayo ihuriye ne, bamaze imyaka myinshi bayitunganya, yatwaye miliyari 10 z'amadolari. Ariko n'abanyaburayi n'abashakashatsi b'amahanga menshi bose bashizemo kugira ngo bayubake. Iyo iragiye noneho irengaho izindi zibita Hubble, noneho iragiye mu micungararo y'izuba. Ntabwo izashonga, bayikoresheje amabuye ya resistor. Kandi ayo mabuye ntava handi ku isi, ava ku baturanyi. Niyo mpamvu nta mahoro ari hari. Ibyuma bigiye hari hafi y'izuba bikorerwa, ibyabikoze biva hano iwacu muri Afrika. Igiye gukora iki? Kubera ko igiye kure y'isi rero, kure ya orbite y'isi, kure ya champ gravitationnel y'isi, ikagera hafi y'izuba, nukugira ngo nizigere igire ikintu kibangamira kureba, kuko igiye kureba isubira inyuma mu mateka kugira ngo igere ku ishusho yisanzure, amanyenyeri, amagalaxy uko yatangiye. Igiye gusubira inyuma miliyari 13 na miliyoni 700 y'imyaka. Mwajimise? Inyenyeri rero abakera bitaga inyenyeri yo mu ruturuturu, uyu munsi turayizi ni planete Venus. Niyo babonaga imurika, ariko si umuco wayo, ni umuco w'izuba yimurika nayo ikakirwa, abari mu isi bakayibona. Niyo mu gitondo niyo imurika cyane, ukibaza ko ari izuba ariko ari ryo. Niyo nyenyeri yo mu ruturuturu, bayita l'étoile du matin cyangwa l'étoile du berger, kuko abashumba badasinzira niyo bayibona mbere ko abandi babyuka. Yesu rero Bibiri mugereranya nk'inyenyeri yo mu ruturuturu, hamwe n'izuba. Amen. Ku bantu batubaha Imana azaza nk'izuba, ariko kube azaza nk'inyenyeri yo mu ruturuturu. Ifite icyo bita une lumière tamisée, umucyo woroshye. Ngo ntabwo turindira uburakari twebwe, turindira agakiza azazazanye.
none azaguha inyenyeri yo mu ruturuturu n'unesha. Ni kuvuga iki? Ni kuvuga ngo icyo Yesu ari cyose nicyo azaguha. Mwabyumvise? Amen. Nugira inyenyeri yo mu turuturu, amen, kandi kabisobanura Yesu, ufite byose bya Yesu. Na niyo mpamvu bivuze ngo data ndagusabe abo wampaye, amen, cya gihe bazitegereze ubwiza bwanjye wampaye isi itararemwa, kandi ubwiza wampaye isi itararemwa narabubahaye. Icyo gihe rero tuzamenya iryo jambo ngo uko asa niko tuzasa. Piga amakofi kwa Bwana Yesu. Ariko biratangaje, murabona ibi niyo nababwira, ntabwo ari bose bari barabyumva. Mwumvise n'aba Petero mbere ko Umwuka Wera aza bumvaga byo mu rwego rwabo, no mu rwego mu gihe cya none. Ibi byo mu rwego mu gihe kizaza gisingirwa gusa, bisingirwa n'abafite Umwuka Wera, na niho babinezererwa. Umwuka Wera arabikurura bikaba ibyabo. Imana ihabwa icyubahiro. Ariko iyo uwa kamere ikurwa n'amasambu, mukomeze niki, mukomeze komeza n'amafaranga n'ibiki. Kamere ikururwa na bya bindi wa mutunzi yari afite, akareka ubugingo buhoraho kubera byo. N'ibindi yo nababwira, wa kamere ntabwo abisingira, ntibishobora no kumunezeza kuko ni ibintu bimeze nk'imigani. Ariko muri mwebwe haraba umwuka. Uko azasa kuko tuzaba twahawe inyenyeri yo mu turuturu. Reka nkomeze. Haleluya. Urwandiko rwandikiwe tiro rya Sarudi mu rwa 5. Unesha niwe uzambikwa imyenda yera, kandi sinzahanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo, ahubwo nzaturira izina rye imbere ya data n'imbere y'abamarayika be. Amen. Amen. Uzanesha. Haleluya. Ngo ntazigera ahanagurwa mu gitabo cy'ubugingo, kuko ntabwo azongera gupfa, yarariye ku giti cy'ubugingo. Amen. Haleluya. Mwabyumvise? Izina rye ntabwo rizigera rihanagurwa mu giti mu gitabo cy'ubugingo. Kandi Yesu azaba fier, azaba afite ishema ryo kwatura izina ryawe imbere ya data n'imbere y'abamarayika. Ibi ntabwo ari imigani, ni ukuri, niko bizaba. Haleluya. Nubona nk'ubu Imana yahamagaye umwe muri twebwe mu cyumweru gitaha, ibi bintu ahita byumva nka 1+1, ariko aravuga ati kumbe ntabwo duha agaciro ibyo Imana ivuga, kuko kamere yacu iratubuza gusingira. Ariko bafite umwuka, bafite dimension yo gusingira muri bo. Imana ishimwe. Imyenda yera ngo bazagira gute? Bazambara imyenda yera. Amen. Ça c'est la justice. Haleluya. Gukiranuka kw'Imana. Twe twarakiranutse nk'abantu dushobojwe n'ubuntu bwe, ariko noneho azatwambika noneho ukwe. Imana ishimwe. Abamarayika nibatureba ntibazongera kutubonera mu gukiranuka kwacu, batatubona mu gukiranuka kwe. Tuzambara Yesu niwe gukiranuka kw'Imana. Urwandiko rwandikiwe ituro rya Philadelphia ari ku murongo wa 12. Unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye, kandi ntazasohoka ukundi, nanjye nzamwandikaho izina ry'Imana yanjye n'iry'ururembo rw'Imana yanjye, ari rwo Yerusalemu nshya izamanuka iva mu ijuru iturutse ku Mana yanjye, kandi nzamwandikaho izina ryanjye rishya. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Izi ni ingororano uzanesha. Iyo bavuze inkingi yo mu rusengero rw'Imana, bivuga ngo ntuzigere uva ahera Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Hallelujah. You will belong to his house forever. Uyu munsi bamwe barinja mu z'Imana, corona yatera bagasohoka bakagenda, sibyo? Abandi bakaza bakagenda, ariko cyo gihe ngo tuzashingwa nk'inkingi, ntago tuzahava. Hallelujah. Kandi azandika izina ry'Imana. Amen. Hallelujah. Kuri twe nijye ururembo rw'Imana n'izina rye rishya. Vuga ngo tuzaba turabe burundu. Amen. Hallelujah. Tugaturangize iri sezerano ingororano ya nyuma ariya kuri 21. Turogera Laodikia. Unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami nk'uko nanjye nanesheje nkicarana na data ku ntebe ye. Amen. Amen. Iri jambo muragibuka yari haye ba Petero. Amen. None hano extendinze ku bantu bose bazamukurikira. Amen. Bakihangara ibigeragezo kubwe bakakomeza ntibabe lash abanyabwoba, bakafightinga intambara yo kwizera, bakasoza urugendo bakanesha, ngo nabo haleluya bazaba bafite intebe y'ubwami bayisangira n'umwami wacu Yesu Kristo. Nuva twebwe dufite future yo mu gihe kizaza nk'abami. Bene data, mu gusoza nshaka kubabwira ngo kubera yuko turi mu isi itegerwa na materialisme, ibifatika kurusha mu gihe cyuriya mutunzi wanze kwakira ubugingo buhoraho ngo akurikire Yesu kubera ibintu. Uyu munsi rero biragoye kurusha mu gihe cyuriya mugabo, puisque nous vivons sous la tyrannie des besoins matériels zitafite kenshi zimwe zitari n'ingenzi. Turi mu bihe aho materialisme, ibintu bifatika byafashe intebe mu buzima bw'abantu. Na niyo mpamvu mumurike segonde mwe ndarangije ikizabikwereka ubutumwa bwa kino gihe kwisi mu matorero 99 ku butumwa buvugwa bugusha ku gihe cya none. Wajibise genda ku ma YouTube, genda hose ubutumwa buvugwa ubu ni ubureponda ku besoin z'abantu mu gihe cya none. Yesu azakurwanirira, Yesu azaguha akazi, Yesu azaguha umugabo n'umugore, Yesu azagukorera ibi. Nimuhumure bene data, Yesu nazadutererana, Yesu azaturwanirira, Yesu azadukorera ibi. Ni ubutumwa buhagararira kuri dimension mu gihe cya none. Kubera iki? Kubera ko Satani yaramenye abantu kubimbata y'ibi bifatika. Iriya purusa imwe isigaye 1% niryo abantu bumva umuka wera, noneho bakazamura abantu ku butunzi burenze ubutubona bw'iteka ryose, aribwo tumaze kumva hano. Numutego subtil ni kintu kiraho ariko umuntu atashobora kukimenya adafite ubushishozi. Abantu baziko aribwo butumwa, nta bundi buhari. Ubutumwa bwiza bwa Yesu yabuhaye dimension ebyiri. Hari dimension yo mu gihe cya none, kuko ni Imana yo mu gihe cya none kandi ni Imana yo mu gihe kizaza. Ariko rero hariho na dimension yo mu gihe kizaza, na niyo cyane imbere y'Imana ifite agaciro. Voilà, mukurangiza niyo mpamvu ubu le 5e évangile, ubutumwa hano muri Bibiliya hari ubutumwa bumwe bwanditswe n'abantu 4, ariko hari ubundi isi yandikiye bwa 5. Murazi ko babwita l'évangile de la prospérité. Nubutumwa bwo gutunga ibyo mu isi. Ubwo nibwo bweze, ubwo nibwo abantu bakurikira,
ubwo nibwo ubona mu matorero yo muri Amerika naye hose no muri Afrika ko dukurikira nk'umurizo. Murabyumva? Iyo muri Amerika babyutse bagira gutya, twese muri Afrika tugira gute? Twatanzwe. Ngo Amerika ngo yitsamuye, ngo isi yose itifatwa na grippe. Mwabyumvise? Nuvuga ngo ibiva hariya nibyo biridinga isi. Nibyo bita l'americanisme. Americanisme ni philosophie ya materialisme y'ibintu biraho, nta valeurs z'Imana zihari, nibyo Amerika isuka mu isi. Des antivaleurs, upimye ku munzani w'Imana na antivaleurs. Ibigezweho na tatu ku gasusu, sibyo? Tatu hano bose na Afrika yose papa. Kandi murabona tatu y'urigikara ntiboneka, ariko bari tatu gusa. Mwabyumvise? Inzoka hano, inzoka hariya, umuyabro usaba rupe kugira ngo urebe ko yamaze kwitatu. Kubera iki Amerika ngo bari abantu bose bari tatu. No bigezweho, nukwambara nuze hano ku mazuru, naha no abantu bakurikira buhumyi. Abafaransa babita les moutons de Panurge. Nuvuga ngo iyo intama ziri mu ikamyo imwe igasimbuka zose zirasimbuka, wazibase musimbutse muganaye habaye iki? Ati yasimbutse. Abanyafrika rero basimbuka batazi n'impamvu basimbutse, kuko abazungu basimbutse. Be yourself. Ntuzajye ukurikira buhumyi, kandi nuwabishobora muri isi udafite reference, udafite repere. Yesu niwe repere yacu. Ndarangije rero nshaka kubabwira ngo ibi by'isi nubwo Yesu abidusezeranya mu ngororano zo kumukurikira n'ubutumwa bwiza tukabukorera, ariko kuri we ibifite agaciro cyane n'iriya dimension ya kabiri, igihe kizaza uzanesha. Haleluya. Ntacyo urupfu rwa kabiri ruzamutwara. Uzanesha. Amen. Nzamuha kujya ugiti cy'ubugingo. Uzanesha. Nzamuha inkoni aragira amahanga ayahane iyo yagomeye Imana. Uzanesha azicarana nanjye ku ntebe y'ubwami. Mwanyumvise? Ziriya uzanesha zirangiza buri rwandiko mu byarishe Yohana, nibyo bintu bikuwemo kiriya kintu yavuze ibyo mu gihe kizaza. Ese biradushimisha? Amen. Murabona, iyo abantu bafite ubukene basonze ibyo mu isi, ukaza kubabwira ibyo mu gihe kizaza, ubu uriho urabacira umugani ku manywa y'ihangu. Ayubise ni nk'umuntu yabashonje, ukamutegure kuzamuha company ikomeye, ariko arashonje amaze iminsi atarya. Iyo utangiye kuza ngo nzakugira company, aravuga ati wowe uri umushinyaguzi. Icyambere ukwiye kwanza kumuhembura, ubaze umugaburire. Namara kuva muri iyo nzara amaze iminsi, noneho amaze kuzanzamuka, mwicare ku meza uti dore rero gahunda gufitiye. Uko niko Yesu yabigenjeje. Piga makofi kwa Bwana Yesu Kristo. Muzajye murarikira ibyo mu gihe kizaza.